ubu turi ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 1513 tugeze kuri uyu mwaka kandi tutabizi buriya ntabwo tubizi niyo mpamvu muri guseka niyo mpamvu turi kuganduka ariko mwihanganira ko ibintu wabiteye yamurabona karamo muri kaminuza ngeze inyoni niko mwabimenye ku kigo cy'ubuhingereza cyewe we ntabwo ari ibyo gusa do ahantu hose biruzuye yewe kawe nuko iyo ntabwo byoroshye gatoya nyamukuru kuri stade byakaze nitwe nk'ijana yateye ari uraho umukara se ufite ibiki binyamuki ufite ibiki kiri mu cyangwa gusa n'umweru urimo ibintu reba neza ataba ari ivo atari dayimoni ndera kuna telefone nyara mutubwire cyane cyuzuyemo cyuzuje mu rutwe muri kabisa kandi tugenda tugaruka bamari mwararambuza hajya umundi buriya hajya umuntu bita Kenisi uramuzi wapi nawe nzi Kenisi bose mutabaruka ubu nabahese kandi hajya ntago baba mu mujyi wa Kigalira yego komanda hajya abana yewe muri Saraboni uraninde la paranie rokopaye salama ariko wewe ariko hano hari abantu akora iki Kenisi no yani Kenisi ntago ari Kenisoro ni umusaza w'umujeni rwose kabisa asaza n'ubujeni sazanye ubujeni hano ndabona abantu beza cyane hari abakobwa hari abahungu hari abana na salama ariko ibintu bimeze neza rwose reka ibintu byaryoshye hano rero mu gihe turimo twitegura umuhanzi mukuru agiye kwagera rwose umuhanzi ukuriye kuba kabana uwo ni avi ajya buriya ajya ntakuntu DJ azamura akantu k'akazikira yero turatangira cyakambere aho kaziki ni kabi ajya kubita amanuka njye nta kaziki karimo hano ra yewe zatawe kanda byake gutyo igihe urabijimije gake yewe mwumvishe ko bigenda umuziki ntabwo ari uwawe umuziki turenge yewe Bluetooth mode. yego yewe ayugiye nuba bitari muri muziki kabisa ajya dukubya hano byakupika yewe zatawe umuziki uriye kanze nkwereke tugiye